muyikorera reka tubiganireho mukora byagenze kugira ngo akandi ikindi kintu Godfather wundi ninde mu influencer ukunda mu Rwanda singewe se buriya singewe mbwire byagenze gute kugira ngo wisange uri mu ruziga rw'abanzi bose ari we barimo barakorera ama live ari we bari gukorera ama YouTube ari we barimo barakora ama batarasubiza bimwe mukahita mukubitamo icyo kibazo kimubajije ngigera ahangaha yanze kukinsubiza reka nze musubize urakoze rata umuntu uri kumamanuza arakoze reka ngusubize urugo sabireza neza we n'abaziguhe nuko utazukuriza ukashaka barazima se nabi bikuzaho ngaho ziba ngaho rero tubwire wisanze gute abantu bose barimo barakwanga uri mu kaziga k'abantu bakwanze bose urugukabya ntago ari bose na piyo ni kawe wamukozeho nuzi ikiganiro indesi jewe ntago ntekereza ni ikigo Keminike ntago ndindije igendera ku byo umuntu yavuze piyonika yabonye akanyenyeri niyo mpamvu ari kwivugisha gutya urumva je ntago ndindije igendera ku byo umuntu yavuze ibigenderemo yabonye akanyenyeri piyonika wabonye akanyenyeri oya Kamaro je ntago ndindije igendera ku byo umuntu yavuze ikagenda oke Kamaro funga mic yawe ndagusabye Njuga funga mic yawe gato Njuga thank you bangubwire we Keminike tuganire neza ariko tuganire neza duhe ikinyabupfura abantu 1500 bari hano sibyo se ikintu kimwe mukora kandi mutazi ko muri gukora amakosa turi kumwe ikintu mukora kandi mutazi ko muri gukora amakosa kandi which is not okay urimo kunyumva first of all ngiye ngo difata mujye mumvuga nta kibazo sibyo munyita ibyo mushaka siko bimeze ariko mwubaha inzego reka nongere mbasabe kuko twege nago tujya dusuzugura inzego uretse gato iyo muje hano urimo kunyumva mukavuga ngo Godfather sibyo tubanye igihe kingana gutya muza imva n'imvano yanjye naje mundeba urimo kumva we Keminike ibingibi byose kuko uzi ko sinjya mfata iruhande ibi byabaye kuva ku munota wa mbere naje undeba nagusanze kuri platform navuga namazeho umwanya ya Twitter urimo kunyumva ibyo nahakoreraga urabizi uko nabikoreraga urakuzi kugeza n'uyu munsi sinigeze mpiruka jewe ikintu nemeranya n'aba ngaba ni kimwe ibintu byo kuvuga ngo ibintu byo kuvuga ngo ufungisha no winca mu ijambo kandi ari byo umaze kuvuga reka ngusubize wincabiranya wimbera kintu ibyo bintu bigeze wumva mbivuga wimbera mbirikanyi ceceka musubize n'uyu mugenzi wawe kuko none se avuze ngo iki hano gato genda gake wiba mbirikanyi ngucabiranye mugena munyatake uretse gato urabizi ko nanabyemeye no kuva mbere ngaho ceceka gato yihangane gato so reka saba abantu ubushobozi bwo gufungisha umuntu urakoze reka nsaba abantu hano gato icyo nicyo kintu mbwira abantu n'abantu uzana bakamaro nkumyutize bwa nyuma ntabwo uri muncabiranye urambaza ntabwo mushaka kumvuga mugatuma mvuga umwanya muremure tukabura ukuntu tuganira ntabwo mbishaka tugende gatoya njyewe ni muze ku ruhande rwanjye Godfather face me nkanjye ku giti cyanjye ariko mbasaba ikintu kimwe mushobora kuba mubikora mubishaka cyangwa mubizi ni mwubahe inzego abantu bose ndi gusaba reka ndi kukubwira wewe wenyine n'undi muntu ushobora kuvana ijambo mu kanwa agatinyuka kuvuga ngo Godfather mfungisha abantu mu by'ukuri ni mwubahe inzego kuko iyo muje mukaza hano mukavuga ngo Godfather kuba nshobora kuvuga ku muntu nkavuga kuri saga yabayeho ibyo ngibyo nkitirirwa kufungisha uwo muntu mukamfata mugafata ijwi ryanjye mukariremereza mukangira igitangaza ndi simple individu ntacyo ndicyo mukangira kasamutwe mukangira ikintu cy'igitangaza gishobora kuvuga inzego zigahaguruka zigakora urimo kunyumva ntabwo ari ukungira superstar ntabwo ari ukungira igitangaza ariko ntabwo biri kwafecta ntabwo ibingibi ari byo kwafecta Godfather ngiye nyine kuko njye ari byo kunyafecta nkabona bindenze nabifunga nkabivaho then I surrender ariko birababaje kubona nk'abantu muzi inzego twubaha uko zikora mugashaka kugaragaza iyo muvuze ngo mfungisha abantu
bivuze ko dufite inzego zidashishoza, dufite ubutabera budakora, bakora ibyo Godfather avuze. Godfather uretse gato, ceceka gato, ibyo bintu ntabwo ari byo. So ndasaba abantu rero twubaha iki kintu. Niba hari uburyo murebe Godfather nka Godfather, siko bimeze, ariko mureke gufata inzego zishyira mu bikorwa cyangwa zikora akazi kazo neza, muvuge ko babikora ngo kubera Godfather yakoze. Kuko iyo muvuze ngo Godfather afungisha abantu, uretse kudufungisha ibyo bintu by'inzego ugakomeza kubitsindagira kuri impamvu kubitsindagira, uri kubyumva, bitsindagira kuri kubigarura, wikomeza kubigarura kugira ngo impamvu nibigarure njye ndashaka kugira ngo bibaceho. Godfather urumva ikibazo, wikomeza kubigarura bavuga ngo bacinze amazi, uri komeza uvuga iby'inzego, wowe ari urwego wavuze, ari urwego wavuze, wabikomeje inzego ninde uzivuze? Nta muntu wavuze inzego, wowe suri mwemuretse gato bakorera mu kwakwa. Kemeriki uretse gato ni nani? Njuga fungura mike yawe ndakumva. Iyo muvuze ngo mfungi, uretse gato, abo bantu bafungwa, abo bantu batwaye bafunzwe amageragere, bafunzwe, muvuga nafungishijwe, nafungishijwe. Uretse gato ndikamanza mbe point yanjye, umva ikibazo cyanjye. Abo bantu bafunzwe nande? Bafashwe nande? Bafungwa nande? Abo bantu ntabwo ari wowe bafashe, ariko wowe uri mumwe mu bagira uruhare, aricyo twakomeje kukubwira, mu gukomeza gutsindagira no gukoresha amakosa, imvugo no gukora mwabwira umuntu nakoresha amakosa. Turi kukwibutsa live nyinshi zibavugaho n'ibindi bintu. Uretse gato, mwabwira umuntu umwe ufunzwe nazanye nkamukoresha amakosa bigatuma afungwa. urimo statement yaba. Ceceka gato ntabwo urumva statement uri kuyumva nabi, ntago ari byo bashatse kuvuga. Ceceka gato avuze iyo umuntu bamaze kumufunga, ahubwo wowe umwangisha. Uretse gato, ndabaza Njuga, turi kujyana. Ndakubwira wambwira umuntu umwe, sibyo? Kuko bivuze nakoresheje amakosa, siko bimeze, hanyuma akabiryozwa agafunga kuko namuzanye nkamutega imitego nkamukoresha amakosa. Wamubwira umwe? Si umwe, ni benshi, ahubwo ababasha kuyasimbuka ni bandi. No kuvuga ngo nyine mbwira umwe ko uyu nguyu, mbwira muri abo benshi, mbwira umwe reka amakosa muri ubu buryo. Reka ngenda narivuga izina, reka nguhe urugero, sibyo? Kano kanya kuko wowe ugendera ku byo wumvise, utagendera ku mpande z'abaguhaye amakuru, ukagendera ku magambo y'ibyo wumvisha. Kano kanya Yampano bitewe n'uburyo yisobanuye, urumva, ku giti cye n'ibyo wumvise bihabanye cyane n'amalive 17 wakoze, urumva, uvuga ngo uyu muntu nidusanga cyangwa ngwino duha amakuru, ugafata amakuru y'inshuti cyangwa n'abanzi be, wowe ukayahagararaho, ukajya unabwira abantu ngibi bintu koko, icyo gihe uri kumwangisha abantu. Twese uzi ko abantu benshi bagiye bakanga Yampano kubera wowe. Ushobora guceceka, uravuze urarangije. Ndacecetse. Bivuze ngo none ninjye nafungishije Yampano? Si wowe, ariko amalive menshi. Ceceka, amalive. Uretse gato, live ya mbere nakoze kuri Yampano nayimukozeho ryari? Njyewe reka mvuge ku giti cyanjye, njyewe kugira ngo nari impamagare ku bwanjye, ntabwo navugiye hano. Uretse gato, subiza icyo ubajije, ntimukabe ndimanganya. Ndakubajije, njyewe mvuze ku giti cyanjye. Njuga, uravuze ngo nabigizemo uruhare. Ndakubajije ngo amalive nakoze kuri Yampano nayimukozeho ryari? Twazibara kuri YouTube, abahungu bazishyira ni nyinshi, abazishyira. Ndavuga iyande. Tugende gato. Live namukozeho ya mbere nayimukozeho ryari? Live ya mbere wamukozeho bwa mbere wayikozeho muvugira. Oya, turavuga kuri bintu bye. Atari ziri. Godfather ni manipulator. Arabanza akakuvugira, urumva? Ntabwo mbemerera. Aha ntabwo ceceka gato. Niho nyuma, urumva, agahita. Kamaro, please twumvikane. Abangaba mubabare mu nyumvire mw'abantu mwe. Mvuga bwa mbere kuri ibintu bya Yampano nabisobanuye, ngo uyu Kejo nari hano hasi